Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Ngiye nitwa Amahoro Innocent, banzi ku izina Direct Directement nkaba ndi Reverend Pasteur. Uyu munsi ngiye kuboherereza ijambo ry'Uwiteka Imana ribasha guhindura imitima n'ubugingo bakabasha kwinjira mu masezerano yabo. Ijambo ry'Imana tugiye gusoma turarisanga muri Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 11, aho Imana yaganiraga na Yeremiya imubwira icyo azaba, imubwira n'icyo irinze ku buzima bwe. Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 11. Bibiliya iravuze ngo ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, Yeremiya we uruzi iki? Maze ndavuga nti nduzi inkoni y'umurinzi. Maze Uwiteka arambwira ati, waroye neza kuko ndindi ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Habwa umugisha mu izina rya Yesu. Uyu ni umugaragu w'Imana Yeremiya. Yeremiya yavutse mu nda y'umubyeyi. Imana iramubwira ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya mama wawe, ngushyiraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Uyu mukozi w'Imana yahagurukijwe n'Imana mu buryo budasanzwe. Nawe ndagutangariza ngo Imana igiye kuguhagurutsa mu buryo budasanzwe. Imana igiye gukorana nawe mu buryo budasanzwe. Imana igiye guhindura ibintu byanze guhinduka. Imana iri imbere yawe kugira ngo ihindure ibyo byanze guhinduka. Kandi Yeremiya akimara kuvugana n'Imana yamubwiye amagambo atandukanye. Iramubwira ngo Yeremiya, ntabwo nkuriye kuvugana nawe ibyo utareba, singuriye gukorana nawe udafite ijisho rireba. Imana imushyira ikintu imbere, imwereka inkoni. Imweretse inkoni iramubwira ngo Yeremiya we uruzi iki? Kuko umuntu wese Imana igiye gukoresha ntabanza kuba ayikoresha, ibanza kumwereka icyo agiye gukora. Akireba abona inkoni. Amaze kubona iyo nkoni, Imana imugaruka iramubaza ngo waroye neza, iyo nkoni niyo wabonye koko? Kandi irongera iramubwira ngo waroye neza ko ndindi ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Umva icyo nkubwira muri aka kanya. Imana irinze icyo yakuvuzeho. Imana hari ibintu yakuvuzeho kandi ije kubisohoza. Imana hari amateka mufitanye, uri umwihariko ku Mana. Ijambo Imana yakuvuzeho ntabwo rizabura kudasohora. Abantu niyo bariheza, ntabwo Imana yaheza icyo yavuze ku buzima bwawe. Wowe n'Imana mufitanye amasezerano akomeye. Imana irakwizera, Imana iragukunda cyane. Imana yarakumenye, irakurema, igushyiraho umugambi mwiza. Haba mu rushako uri mu mugambi w'Imana, waba uri umugabo waba uri umugore uri mu mugambi w'Imana, abakobwa muri mu mugambi w'Imana, abasore muri mu mugambi w'Imana, abakozi b'Imana muri mu mugambi w'Imana. Buri muntu wese ku rwego rwari mu mugambi w'Imana. Rero kuri uyu munsi ndakwinjiza mu masezerano y'Uwiteka Imana. Ukwiriye guhabwa umugisha mu izina rya Yesu. Ibyo uvuga ku manywa na nijoro birimo Imana. Ndakoherereza imbaraga, ndakoherereza ubutware. Ikiganiro cyitwa imbaraga z'Imana. Icyo zikora zirazura. Zazuye Lazaro amaze iminsi ine mu gituro, ziragenda zikora imirimo n'ibitangaza. Abari bazi ko Lazaro agiye guhererwa mu gituro bashiduka yavuyemo. Zazuye Yesu amaze iminsi 3 mu gituro. Izo mbaraga nizo tuvuga muri aka kanya. Izo ngizo nizo ndi kukoherereza. Imbaraga zibasha kugukiza. Ijambo ry'Imana rirakiza. Kandi Imana igiye kugukoresha ibanza kukwereka ibimenyetso, ikakubwira ngo reba ikintu kikuri imbere. Mbese imbere yawe wowe uruzi iki? Uruzi abantu cyangwa uruzi Imana? Hari ijambo Imana yakuvuzeho iso na nyoko batazi. Hari ijambo Imana yakuvuzeho abantu bataramenya. Ukwiriye kuriserura ukaryinjiramo ugasora. Imana yavuze ko uziguka umuntu ukomeye. Imana yavuze ko uzaba umukozi wayo bidasanzwe mu bintu bikomeye cyane. Ukaba umukozi w'Imana ukomeye, ukaba umukozi w'Imana uvuga ibintu bikagenda bikamamara ku bantu benshi batandukanye. Ni wowe ugezweho rero. Tangira ukorane n'Imana yawe, tangira ugendere mu iyerekwa ry'Imana. Abakuzi babone hari impinduka zabonetse ku buzima bwawe. Uyu munsi nkoherereje iryo jambo rikubwira ngo genda uko imbaraga zawe zingana. Imana ivugana nawe irakomeye, niyo kwizerwa. Hari ibintu ije gukomeza, hari urufatiro gushyizeho. Ifatiro zawe zari zaranyeganyeze, wongere uzigarure mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni umuhuza w'amasezerano ufitanye n'Imana. Ni usoma ijambo ry'Imana ujye wizera icyo Imana yakuvuzeho. Kandi Bibiliya iravuga ngo noneho ntabaza ndamutabara, mwereke ibikomere bije utamenya. Ni muri Yeremiya ibice 33. Iyo wasenze neza utabaza Imana. Iyo Imana ije ikubwira ibintu byari bigukomereye. Rero mu masengesho, mu mbaraga z'amasengesho, ukwiriye kongera igifite cy'amasengesho muri wowe, ukizera imbaraga z'Imana. Iyo umuntu adasenga nta kintu ashobora kugeraho. Ibintu byose wakora udasenga nta hantu ushobora kugera. Iyo usenga Imana iramanuka, iyo udasenga ntiwayibona.
n'umwami Yesu amaze kubatizwa na Yohana yahise ajya mu butayu ajya gusenga. Ndagushishikariza gusenga mu izina rya Yesu. Iyo umuntu asenga agira imbabazi mu mutima we, ababarira abaguhemukiye. Iri jambo mwoherereje, wihutire kubabarira n'abaguhemukiye kuko nawe Imana irakubabarira. Hari amasezerano ufitanye n'Imana abantu batabara, nawe ubwawe urabizi yuko Imana yakuvuzeho, ariko ntabwo ukibiha agaciro, usa n'uwabivuyemo. Bigarukemo, jya mu murongo neza. Diregitoma ndakwinjiza mu masezerano yawe, ndakwinjiza mu cyo Imana ivuga, ndakwinjiza mu cyo Imana ikora. Yakuvuzeho abantu bataravuga, Imana igiye gusohoza icyo yavuze, kandi iri jambo rirakomeye, rirahitinga. Winjira mu ijambo ry'Imana uzahitinga. Akazi kose ukora, iyo bizinesi ukora, ibintu byose urimo, waba uri umuyobozi, iri jambo ry'Imana nuryubakiraho uzakomera, uzagera kure cyane. Ijambo ry'Uwiteka Imana rirafite imbaraga, rirafite ubushobozi, rirapima toni, riraruta isi, riraruta ijuru. Kandi Bibiliya iravuga ngo aho kugira ngo Imana ibeshye umuntu, yakuraho isi, yakuraho ijuru. Rero ijambo Imana ikuvugaho ntishobora kukubwira ikubeshya. Hari abo mwagendanye barakubeshya, bakwizeza ibintu ntibabikora, nawe hari abo wabyijeje ntiwabikora. Ibi bintu Imana ivuze irabikora. Ntabwo imeze nk'abantu, ntabwo izaguhemukira. Iyitura umuntu inabi, ahubwo imwitura ineza. Iyo umuntu akiranukiye Imana agera kure. Yeremiya rero ni umuhanuzi wakurikiranye na Yesaya, yaje mu gihe cye. Nawe ndakubwira ngo korera mu gihe cyawe. Igihe cyawe nta wundi uzabasha kugihagararamo. Niwe ukwiriye kuzamura imbaraga, ukazamura imbaraga, ubundi ukazimena, ukamanura amavuta. Abakomeye n'aboroheje bakayigera iryo jambo ry'Imana. Ni wowe Imana ufite umugambi, ni wowe Imana yahaye amasezerano. Yakubwiye yuko uzaba umuyobozi, yakubwiye yuko udasanzwe, yakubwiye ko uziga amashuri ukayarangiza, yakubwiye ko uzaba dogiteri, yakubwiye ko uzaba pasitori, yakubwiye ko uzahanurira amahanga. Wowe n'icyo Imana yakuvuzeho, yakuvuze ko uzacuruza. Wowe buri muntu wese Imana ihamagaye ahagarara mu cyo Imana ivuga, ntahagarara mu cyo abantu bavuga. Hagarara ku kintu Imana yavuze, nurangiza igikomeza, kandi uhora ukireba, wikiva iruhande. Icyo nicyo kizakurinda ibyago ndetse n'amakuru. Imana iri kumwe nawe ngo ikurokore. Imana iri kumwe nawe ngo igukize indwara. Imana iri kumwe nawe ngo igukize umujinya wawe. Imana iri kumwe nawe ngo igukize ibyago uteza isi. Imana iri kumwe nawe ngo igukize indwara zikomeye n'izoroheje. Imana iri kumwe nawe. Yeremiya, Imana yamubwiye ko izamurinda. Nawe aho uri ndakurinda. Waba uri kumera y'isi, waba uri ahantu hatandukanye, uri kugenda udafite ijambo, ndakoherereza iri jambo. Kimara kumvira ijambo, wumve ko Imana igarutse ku buzima bwawe. Iyo nditabyara izabyara, urubyaro utabonye uzarubona, urushaka utari ufite urarukuza kurubona. Ibi bitangaza biraza gukoreka. Iri jambo rirafite toni, rirema umugabo rikarema umugore, rishyiraho ubuzima, ritanga inzu, ritanga amamodoka, ritanga agakiza. Iri jambo rifite ubuzima, ritanga amafaranga. Ushaka kunywa amata yegera ijambo ry'Imana, jya usoma Bibiliya. Ibyo ushaka byose kugeraho ku isi ukwiriye gusoma Bibiliya. Ijambo ry'Imana ni amazi aza mu muntu yarangiza akamumara inyota. Rero hari inyota umaranye igihe, iri jambo rikumara inyota. Waba warasenze wongere usenge, waba warizeye wongere wizere, waba warapfukamishije amavi wongere uyapfukamishe, waba warazamutse imisozi wongere uyizamure, waba wariyirizaga ubusa wongere wirize ubusa. Mu gusenga niho hari ibisubizo. Iyo umuntu adasenga nta bisubizo yabona. Ndagushishikariza kongera kwinjira mu masezerano yawe. Hari icyo Imana yakuvuzeho, ikintu Imana yakuvuzeho yakikuvuzeho nyoko akigutwara. Ukinjira mu nda y'umubyeyi, Imana yahise ibona yuko uzabaho. N'uyu munsi uriho. Rero kuri intambara ziri iruhande iburyo n'ibumoso, winjire mu cyo Imana yakuvuzeho. Ibikurwanya byose uzagenda ubikandagira. Uzasome Zaburi 91, uzasanga uba mu bwisho bw'isumba byose azama mu gicucu cy'ishobora byose, ba mu gicucu cy'Imana, hama mu kuboko kw'Imana. Uzakandagira ibyago, uzakandagira amakuba. Hari intambara nyinshi uzajya ugenda utsinda. Ndakohereza ijambo ry'ubutsinzi. Uwizeye Imana wese ni umutsinzi, utizera Imana aratsindwa. Kubera yuko iki ni igihe cyo kwizera Imana. Muri ibi bihe ni igihe cyo kwizera Imana. Imirimo n'ibitangaza bikorekera mu bantu bizeye Imana. Eliya yari umuntu nkawe, Eliya yakoreshejwe n'Imana ameze nkawe. Nawe Imana yagukoresha uko umeze, Imana yagukoresha uko ugenda, Imana yakwizera, Imana yaguha impano zayo, Imana yaguha umugisha, Imana yagukoresha. Yesaya yari umuntu nkawe, Yeremiya yari umuntu nkawe, abahanuzi bose bakora nkawe. Niyo mpamvu ukwiriye guhindura imitwarire yawe, imyizerere yawe, ukagenda neza, ukabasha kwicara mu masezerano. Hari icyo Imana yakuvuzeho. Uri ku mpera y'isi, uri ahantu uricaye, wabuze igisubizo. Izera ijambo ry'Imana.
iri jambo rirakuvana mu rupfu riguhereza ubuzima. Ufite amadeni, Imana iraza kukwishyurira. Ni wowe wenyine ukwiriye gutegura ijambo ry'Imana. Niba wabuze aho ukora ngo ubashe kwishyura kredi y'abantu, ndagusengera kugira ngo ubashe gukira uwo mwenda urimo, ariko kandi wizere ko iryo jambo ari ryo rigiye kugukura muri uwo mwenda. None se tubigenze. Elisa yabwiye umugore w'umupfakazi, yari afite umugabo wakoreye Imana, aza gupfa, ibyo birarangira, asigarana ikibazo cy'uko adafite ubushobozi bwo kwishyura amadeni umugabo yari yarafashe. Elisa ahura n'uwo mugore, uwo mugore atakira Elisa umuhanuzi w'Imana, aramubwira ati njyewe umwishyuza araje, arashaka kuntwarira abana, arashaka kunyaga ibyanjye. Arangiza aramubwira ati nta kindi mbona nakora. Elisa umugaragu w'Imana aramubwira ati ufite iki nshobora guheraho kugira ngo ibintu bigende neza? Umugore aramubwira ati nta kintu ufite usibye utuvuta dukeya turi iwanjye, utwo tuvuta nitwo mbona dusigaye, kandi utuvuta hari icyo tuvuze. Iyo ufite amavuta make Imana ibasha kuyongera, iyo ufite ibintu bike Imana ibasha kubyongera. Iyo bizinesi watangije itagenda, wizere ijambo ry'Uwiteka Imana. Ndakubwira ngo Imana ibasha gutubura amafi, Imana ibasha gutubura imitsima, imigati abantu bakarya bagashira inyota. Iri jambo naryo riguhaye, ubanze wagire mu ijambo ry'Imana. Abakuzi bazakwibazaho ejo, abatari bakuzi nabo bazakumenya. Ukwiriye kwizera ijambo ry'Imana. Rero amaboko yawe yongere gusingira umugisha w'Imana, wongere kubaho mu kubaho kw'Imana, wongere gukomera. Ndakohereza imbaraga, ndakohereza ubushobozi, imbaraga z'Uwiteka Imana nizo nohereza kuri ubu butumwa kugira ngo ubashe kuzigenderamo. Iyo unyazwe bakakwiba, nuko utabaye maso. Ariko umuntu wese ubereye maso icyo Imana yavuze azakomera. Namara gukomera, akora iby'ubutwari, hagarara mu by'ubutwari, hagarara mu ijambo ry'ubutwari. Uzaho Imana yakuvanye, wongere usubire aho hantu, wongere uvuge uti Imana, nta hantu wamvanye hari hamwe, nongeye gusubira imbere yawe. Wongere ukamisha amafi yawe ahora imbere y'Imana, uhora uraramye. Imana itabara Aburahamu yaramubwiye ngo urarame ubare inyenyeri, uko niko urubyaro rwawe ruzangana, imumanura ku musenyi. Kwizera ni imbaraga z'ibitangaza, kutizera ni imbaraga zo kugwa no gupfa. Ariko iyo wizera Imana ibintu byose bigenda neza. Saduraka, Meshaki na Abedenego batabwa mu itanura ry'umuriro, batawe mu itanura ry'umuriro, bari bazi ko bagiye gupfa ibyaha birangiye, ariko Imana ibarindira mu itanura ry'umuriro. Hari itanura uri gucamo, hari ibibazo uri gucamo, Imana ije kubikuvanamo. Nk'umuhanuzi ndaguhanurira, nje guhanurira ubuzima bwawe. Ubwo buzima uri gucamo bukotsa muri iryo tanura, Imana igiye kurikuvanamo. Iryo tanura Imana yakiriye Saduraka, Meshaki na Abedenego, habonekamo umuntu wa kane. Imana igiye kuzana undi muntu uruhande rwawe. Ukeneye umuntu w'ubuzima, ukeneye umuntu ugufasha, ukeneye umuntu ugushyigikira, haba mu buryo bw'umwuka, haba mu buryo bw'umubiri. Umuntu azamurwa n'abana, umuntu aravuka agakura, iyo habayeho burya ariga, iyo butabayeho ntiyiga, ariko ntibikuraho icyo Imana yavuze. Waba warize, waba utarize, ntabwo bikuraho icyo Imana yakuvuzeho. Uwize yigishwa n'abantu, ariko n'Imana irigisha. Imana ishobora kutiga amashuri yo mu isi, ukiga amashuri y'Imana. Ayo mashuri y'Imana yigeze azamura abakozi b'Imana. Abakozi b'Imana bazamutse n'Imana, harimo Yozefu bamufungiye muri gereza, bagira ngo ibyo birarangiye, akomeza gusobanura inzozi, asobanura n'iz'abantu, asobanura inzozi zitandukanye, bigera kuri finale. Yozefu abashije kuba umuntu udasanzwe. Urashaka umuntu udasanzwe, sobanukirwa icyo Imana yakuvuzeho. Yabonye imiba ya bene sigwa, usigara uhagaze. Wowe uhagaze, komera uhagarare ku ijambo ry'Imana. Mu gihugu cya Egiputa aba umuntu udasanzwe, mu gihe cy'inzara yagize amateka akomeye. Ese muri iki gihe cya coronavirusi wowe urumva utabasenza Imana wakora iki? Ukwiriye gusenga Imana, ukwiriye kwinjira mu mbaraga z'Imana. Nizo zizaturokora icyorezo, nizo zizaturokora icyaha. Iyi coronavirus ni ikigeragezo, ariko kandi Imana ipimiraho abantu. Wowe uri gupima ute? Wongere winjire mu masezerano. Isezerano ryawe rikwiriye gusohora guhera uyu munsi, ukinjira mu masezerano y'Imana. Ukwiriye kuba uri tayari. Urakoze, tugiye gusenga Imana. Imana iguha umugisha. Data, mu izina rya Yesu, iri jambo rigeze kuri uyu muntu rigira icyo rikora. Ndohereza imbaraga zawe, ndohereza gukora kwawe, ndohereza ibitangaza. Umugisha w'Imana umubi imbere kandi umubi inyuma, mu izina rya Yesu. Ukomeze kubajya imbere. Aba bantu bose bagiye kongera kwizera ko hari ahantu ugiye kubavana, bagendane nawe mu izina rya Kristo Yesu. Urakoze, amen. Mugire amahoro y'Imana. Shalom, shalom, shalom. Murakoze cyane. Nimero mushobora kumbonaho ni 078 210 815 078 210 815
izo nizo nimero mushobora kubonaho diregitoma. Imana iduhana umugisha.